Shalom shalom bakunzi bacu bantu b'Imana nshuti zacu bafana bacu bana we nari makumbeye cyane sinje bahera nongeye kuza kuri kamera ngo nongere mbavuze sinje bahera nongeye kumbona no uja wowe se gute ndi kuvugana n'abakunzi ntabwo ushaka kumbona turicaranye ndakubona nye ntabwo washishikaje no kumbona na gishya kandi wararize umbona jewe Dorcas kamikazi nkarira nkubona cyane naga ibyo bintu bikunda kuko narakumenye nagishyashya kwirira abakunzi bacu abantu banyandikiye mukambaza Vestine bimeze bite ko wabuze warabuze pe nanjye narakubuze nanjye naramubuze mubonye ubu nibwo duhuye nandi kugenda turahura tutatwica wambaza icyatumye mbura waburiye tubwire ni ndakubajije ndi umunyamakuru tubwire ikintu cyatumye mbura oya buretse sorry ngabivuga oya kambanze ni njyewe uyoboye iki kiganiro ke murakoze ego babyeyi bantu bacu babyeyi kavuga ngo ni wowe nawambeje uraduta okay bantu bacu ngiye cyako abantu baranye sinzi nantu bakuraga nimero yanjye WhatsApp ninde wayibahaye bakanyandikira Dorcas ko mwadutengushye bakanyandikira ngo muhamagare kuki mwaretse umuhamagara ubundi sona umuhamagara se ko tuteyamagaye twabireka gute ko na Paulo yarenganyaga Imana bikarangira yigwa arenganya abantu b'Imana bikarangira yikoreye umuhamagara naga twebwe twiyamagaye uko byagenda kose uko hari yaciye amezi angahe yaciye amezi 6 tutagaragara nta ndirimbo ariko nago bavuze kuba twaritse umuhamagara kuko naga twebwe twihamagaye naga twebwe twihamagaye kandi nago kuba cema ayo mezi bivuze ko ikintu Imana dushyizemo kirangiye ahubwo yari guhindura systeme hari byikiri gutunganya cyane hari n'ibindi bintu hari bihimbano by'umwuka none indirimbo mfite muri njyewe ndumva nahita nihimbira ahanga nkahita nyisohora wacishitse yari guhindura byinshi cyane icyo nababwira nibwo dutangiye siko dutangiye ndi kwiyumvamo ikintu cy'ububyutsi akuse kutari kunyambara nyambara mbwirize ubwirize ndi kwiyumvamo ikintu cy'ububyutsi avuga ngo amen avuga ngo avance cyo gifaransa kakana abantu nkazi naga ari ngiye kwitekereje so abantu nicyo nabivuze mu kanya abantu bambwiye mwaradutengushye ni mu gisora indirimbo ni mu kigira gute nshuti zaje indirimbo zaraye ni nyinshi ahubwo muri ready mwiteguye kuzumva kuko ni nyinshi niba tubajya tuzisora kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu simbizi kuko ibihimbano by'umwuka byo birahari byinshi cyane igihe tumaze nago twari Vestine naramubuze ariko njyewe nandi misimu kare cyo ndi gukurura mbansoni ni iki wakurura urampinga fe na mwanuzi wawe ntago wabyumva bambwira nk'ikintu wakuruye hari ikintu nakuriye njya kubona mbona inyenyeri kuri ku mutwe ariko iyo nyenyeri iguherekeje oya reka cyazo Vestine mbwizo kuri ngizwe nago arumve cyakoze nari ngukumbeye pe gusa ntago biri cya uti nyine tugiye umuntu byatumye utsanga muri uru Rwanda byatumye utsanga oya ntabwo ahubwo watsanze aho ndi wowe njyewe watsanze aho watsanze aho sinagusanze wacyakoze vugishwe nago arumve aho nari ngukumbuye kuba rukumbuye iki mvugaho bwari ndi baca kwiyumva ntago nabivugaho keretse mbibwiye undi muntu tutari kumwe wahita wiyemera nuko kamera nayiteretse arandi kwikamera nayo bwire cameraman kako ntawe uhari okay Vestine baserembwira igihe kintu nshaka kubwira abakunzi bacu oya banza umvuge nshaka kuvuga ku ndirimbo tuye gusohora oya mvuga indirimbo zose zirahari nakuvuga nuko ntari ngukumbuye cyane kuki wambonye ukarira nkumva n'ubwa mbere amobeye kuriya numva kwa kundi Elizabeth na Maria bahuye abana bakagira mu ndanese okay nari ngukumbuye pe cyakoze njye nari ngukumbuye niciraga nkagukumbura nkicara ahubwo mama yarambwiye ngo wabuzaga kumva indirimbo zacu cyakoze bashyiragamo nk'ihema mama yashyiragamo nk'ihema nkahita numva nkahita nzana amara mu maso ndyamye ntago ari wowe nahitaga nzana amara kubera iyo ndirimbo amagambo arimo ntago ari wowe nari nkumbuye cyakoze iyo ndirimbo wayirimbyemo neza nzaguhitura ihema yindira imbere buririmba akantu gato urumwa mutajuburu kwagira
ni wowe ujya umanagura amarira uhora umpisha umwanzi atagera abakwiringiye bo surabimana kira ariko konti yanjye biraburutse ntabizi ko ntamugira ibyo nari mbizi ko ntamugira so abakunzi bacu bamwe n'imbibiza abakunzi bacu banyandikira kuki mudasohora indirimbo mwaradutengushye dukumbuye ibiganiro byaza nari ngombe kubaganiza story nyinshi Vestine yambuje mbere ko twari ikiganiro yanyica nambwa usimuvugeho story nyinshi yamahamuye ndumva nitonze wambanga ase ntacyo ushaka kumbaza kuki utajya unyereka ko nkunda ngo bingaragarize ukabibwira abandi bantu nta kibazo ushaka kumbaza nicyo nyine cyambere kamere kuri icyo cyambere oya ngira ngo nakukina fe turabava kuki ubibwira abandi kuko abandi urabibabwira voice note yawe nigeze kumva Dorcas ndamukunda Dorcas ni ibyishimo byanjye kuki utambwira ko ndi ibyishimo byanjye singe kabisa okay abakunzi bacu mfite ibintu byinshi byo kuvuga indirimbo nyinshi zirahari nari nkumbuye Vestine twongeye turahura cyakoze ndakwishimiye yambu amashongwa hari letre nakwandikiye sinzi niba nayisoma ariko nakwandikiye letre so abakunzi bacu ntago tubyite kugaruka se twari tugihara ariko turagarutse abakunzi bacu twari tumaze igihe turi gutekereza kuri ibi bintu turi kubisengera cyane Imana iri guhindura system yego haleluya nta kindi kibazo wumva ushaka kumbaza uretse ndakiko hari ahantu mwibikiye tubaze tubwira abakunzi bacu indirimbo zirahari nyinshi twashaka no kubahereza amakuru twafunguye Instagram nshyashya ngiye twakoreshaga mbere nago tukiri kuyikoresha ariko nta gishyashya gintse n'udacyari Vestine na Dorcas Instagram yacu ngiyi TikTok nayo ngiyi YouTube n'indi ya Vestine na Dorcas mugende mukore subscribe my god turi Vestine na Dorcas cyane YouTube irahari ya Vestine na Dorcas nagani cyane n'indirimbo tugiye gusohora indirimbo nshaka kuyivuga mbanje gukubita isengesho dufite indirimbo cyashya iyo ndirimbo yitwa itabaza ryawe sinatumara izima batajya kubona iyo ndirimbo ntago ariyo ni itabaza yindi n'indi ndirimbo yacirimo itabaza ariko inshyashya yo ntago ari iyi ngiyi yitwa isaha iyo ndirimbo irimo ibintu bikomeye cyane igitero cya kabiri muzakibandire ni njye wakiririmbye igitero cya mbere oya igitero cya kabiri muzatubwire ni njye wakiririmbye harimo ubuhamya bw'umuntu hari ibintu ndi kubona harimo ubuhamya bw'umuntu ni igihe wahoze ubibona abantu benshi bari kutwandikira ko mutagikora ko inshuti z'Imana abakunzi bacu abantu badukundaga ntago turi kubate usibye ko tutanabatewe uko Imana yaraduhamagaye iyi ngiyi ni season nshya kandi nziza cyane hari umuntu uba wicaye avuga ati Vestine na Dorcas nabakundaga aba bana kubera iki narababuze mugahangayika mukadusengera ndabizi ko hari abantu bicaye badusengera kubwije nuko bukiye bavuga ati Vestine na Dorcas Imana bashigikire wowe uri kudusengera Imana y'ubushisengesho ryawe Imana yadushigikiye turahari ntago tuzagutenguha turahari cyo gusoma indirimbo haleluya abantu babonye ko tutakibarizwa muri MIE hari igihe umubyeyi arakubyara then akagucutsa warangiza umubyeyi akicara akavuga ati kandewe uyu mwana ibintu agiye gukora kubw'iyo mpamvu rero nyina Dorcas tugiye kwicara muduhanga amaso ahubwo umuntu adushigikiye turarashimira MIE Imana yanjye nta nubwo twakwirwa tubivuga barabibonye pe kuba Imana yabibanyujijemo kugira ngo mutubone yabanyujijemo bumvira Imana bazamura icyo Imana yadushizemo turabashimira God bless you kandi abantu bangayitse ngo nagomera tumiranye neza n'ubungubu twamuhamagara mukumva ko ahita n'abasuhuza tumeranye neza cyane kandi turashimira MIE tubikuye ku mutima ku bwa support yanyu kubwo kudusengera kubwo kugaragariza abantu iki kintu kiturimo
twashaka kubivugaho kugira ngo abantu batavuga kuki mutabivuze nagaruka kubigirengagiza turabizi ko bihari kandi n'ibintu biri mu mucyo kandi byiza cyane ubwo niyo season igihe kiragera ibintu bigahinduka kandi mu mahoro Imana ibereze umugisha turabakunda ko hari ikibazo nago hari ikibazo mfite ese ntibazi vuga ngo Dorcas baza vuga ngo avance ikibazo cyakoze mfite cyakoze kineye amatsiko pe nanjye ngiye no kubariza abanyarwanda cyaza abantu benshi barabinyandikiye barabimbaza hari umuntu wambwiye kuba nyimubarize wa muntu wenda ndakikubarije umituro warabyaye tukubwire musubire nta mahwa ni mwonkwe ahubwo icyo kintu ngiye kukivugira kubera icyo ntari mbwira ibyo yakoze nibyo ikoze ubu nibyo izakora ndi umubyeyi ubu nanjye ndi aunt wambwira ngo muhasubire musubire nta mahwa mwonkwe gute umubyeyi aberwa iryo jambo gute umubyeyi aberwa iryo jambo umubyeyi gusa wamenye guheka jewe nsigaye mfata umwana nkamukubita mu mugongo iryo zamunaga ubundi rero dufatanyije kurera abana undi muhanzi yavutse ahubwo azaririmba tena soprano nakura azahita aza muri team nanjye kuvuga izina ryo utabinyemereye nanjye ariko naryo ntabyo neza ko yabyaye nibagiye vuga ko uri kubariza abakunzi bacu mwari abantu barabyanditse barabivuga ariko bimwe nabonye ari n'ibihuha nabonye bimwe ari n'ibihuha ibyo warabyizeye ko ndi umubyeyi ntabwo ndabyize ndabona ukiri umukobwa ariko ndakubaha kusinzi noneho ubu ugomba kunyubaha koko oya ndakubaha mama runaka nanjye ndi aunt mfite umwana mbere aunt haleluya ni icyo kibazo nari mfitiye amatsiko so abakunzi bacu turacyahari rero turabakunda cyane abantu bashaka kugira ibintu batubaza mwandike muri comment turahari ngo tubasubize ikindi umuntu wese ushaka kugira ikintu atubwira yandike atwandikiye kuri Instagram yacu ya Vestine na Dorcas iyi nshyashya twaberetse na TikTok oh my god I can't wait kuririmba nanjye kuyiririmba imvugo yiwe ni hame tegereza munsi n'isaha ubwari data wabivuze bizoshika n'umugabo w'umunyakuri n'ibihamya birahari iyo yuguruye nawe ushobora kugara indirimbo ni nziza reka mbabwire muri bimwe muziho sindabona icyo yavuze gihera ibyo bintera gutegereza ngategereza nkomeye ko nibyo narabona nzabibona amen usigaye uririmba neza uri mu tuntu Yesu Kristo uri muri iki amen so hari ikindi ufite kuvuga ko ari njye uyoboye ikiganiro ngo waye umwanya ukoreshe neza ngaye amasegonda 3 ikintu nabwira abakunzi bacu no kubashimira rero urugendo dutangiye supporting mudusengere cyane dukeneye amasengesho yanyu kandi amasengesho yanyu niyo agenda nadufasha cyane turabashimiye mudusupporting mugende ku Instagram yacu ku YouTube mukore ama subscribe turabakunda cyane nanjye ikintu nababwira ndabakunda cyane Imana iri kumwe namwe hari ijambo riri kumfasha ntasoza ntabwiye abantu ryo muri Bible ravuga ngo Uwiteka ari barwanirire namwe micecekere umuntu uri kunyura mu bintu bikomeye umuntu uri kunyura mu bintu bibabaje ari ukuntu usenga ukumva byanze ukumva warakariye Imana nta uzarakara wongera ugaruka usenge nta gisubizo kindi gihari no kugumanga no gutinda muri presence y'Imana no gukomeza gusenga Uwiteka ari bukurwanirire bicecekere arahari ku bwawe yaduhaye ibihimbano byinshi ngo bibohore umutima wawe niyo mpamvu turi ahangaha Imana ibereze umugisha turabakunda shalom murakoze cyane